Mama. 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 Uronda bigenze. Mama, kirafasha. Kumbona rwose mbona wanjye ndi ko kwaka ndi kureba. Yagambaho. Mayo. Baba. Ndikumva indege. Ni umwana wanjye. Mama. Ese kigiye kutuba. Ariko sekunde. Indege igiye Ariko sekunde bo warenje koko. Mana wanjye. Fite mukobwa wawe bimeze ute? Amazi yakunywa. Amazi. Ariko siko numva utaka ahantu hose uravugishwa urashaka amazi urashaka ibiryo. Mama, indege igiye kutuba. Mwana wanjye. Mama. Reka nshake imiti. Ubundi wahise tugahunga mama. Ushaka imitima yo. Ayiwe. Ubuse ko mbona nta mituweli mbona we. Nkaba mbona umwana wanjye yarembye ndasobanurwa nzerekeza he. Mwana wanjye we. Njye gushaka telefone. Gushaka telefone. Ye muhane. Muraboneza. Ninjye yonda nta kigenda rwose. Umva nkubwije inshuti yanjye. Niwe wenyine niringiye gusa. Urebye umva nkubwije ukuri rwose. Dore nkubwize ukuri nyakuri. Nta n'igiceri cy'ijana ubona mfite muri iriya nzu rwose. Mbabara ndakwinginze mpamagara umugabo wanjye. Umwana wanjye rwose agiye gupfa sinzi n'indwara arwaye. Urakoze cyane muvandi. Ariko si nomero ndayibuka. Gerageza. Aro! Oya ntabwo iracyamo. Aro? Ntabwo iracyamo. Umva se. Ni mama Fifi muvugana. Rwose nagira ngo rwose umubufasha rwose ndakwinginze gera kuri wa mugabo wanjye. Umubwire ko umwana yarembye rwose. Yarabagira amayite gushyiramo. Basi umubwire niba yarabuze rwose n'akazi ashaka ukuntu abigenza. Sibyo? Oya wirira arakira. Umwana wanjye ararembye. Twashizemo gusa arabyumvise. Ariko sibyo kundebera umwana rwose ndakwinginze. Suzu ko yanoze none se ubu. Nkayibona kiro ramuha. Ntacyo na kimwe ubasha gufata. None se ari nyuma yiwanjye ashobora kuba ari nka malariya. Hari igicucu n'umuravumba ntitwavuga tukamuha. Igiki? Igicucu oya rwose ibyo ngibyo ntabwo nabikoresha madamu. None se urwona atagiye kudupfana. Imana yasezeranyije nta rupfu rurimo rwose ntabwo yaba. None kandi kandi. Uriya maganga y'inka yakora umuti. Amaki? Ngo amaki? Maganga y'inka. Nese urwona nkwango uyu ni nk'umwana ajya njya musiga ko. Genda yazane. Nze mamagare wa mushumbu. Allo. Umva uracyari kurwira ngo tuzanira amaganga y'inka. Banguka mwana atadupfana nyabona. Hano wangirije umwana. Fite wanjye. Meze neza. Urakira. Fakuyanywa rwose urahita ukira. Yenda na maraya wahita uyiruka. Mwegure tumu. Ndamugufasha gutera ariko kumwegamiza neza. Shari urakira rwose. Sinigeze ngera kubwira ngo nkwemeze. Tangana umukobwa wanjye. Yabona aho ducika. Iminsi bitwara no kuzasabwa. Hano wangirije umwana koko. Mira rwose turi ko wakira. Ko marara yica ariko bidebekeye. Imana sinzi ikintu naguhembo nkirije umwana. Ibyanjye byose mfite hari mu kanya nayiruka. Fiye bagiye kwiruka. Yesu we baba nagiye gushyira. Mutari umutega ikintu. Karukara tubwo ni marara ugiye kuruka. Dosuranga ari marariya. Uri kuvuga ko amaganga aravura mwa. Imana ishimwe. None nkiburana agakoma dore nta nakabara. Aya kamusanira agakoma.
Nzanira agakoma. Mama irashaje. Arahita bamugeye. Kawa agakoma rwose. neza rigenda zahaye Twanya ngo maze imyaka 10 yo malaria n'imbere girica. Wenda kubwira imiti ngubu ko ntavura se. Yewe mana we. Jonga. nirekerega mureke Ntacyo mukanya umuntu areba n'akandi kana ateka n'agatoki. Mu minsi birara babyina. Tisi yararembye mama. ikindi ushaka Sayihangane fiye. ushaka ikifi ku mukobwa wanjye ushaka kurya sinaje njye kukuzanira utubuto kandi humura uzakira na papa na dadi yaraje aza uzakira humura Yarembye pe. Ariko agiye gushyira ubwarutsi yo malaria. karame ushaka kota izuba Zamugufasha. Umuntu utakibasha no kwisohora umuntu wajya gubasha injerekani ugize neza banze hanagura hahandi mwana waguruka. kuma ngura muri ubu buzima mwana wanjye agakira Hano nubwo natarakira neza ariko nzagushima nzagushima nake usazi bapundi. ibi ni ibyacu ibi ni ibyacu kuri zimwe ziraka ibi ni ibyacu Mana nyagasani we mana wakoze cyane aho bigeze mu gushyira ibyubahiro bidashinga hasi tukiringira imana wese kubibona cyane rwose imva dukwiye gusenga kuko ndabona ibihe tugeze ngibi bihe ndabona bindimo birakaze dukwiye kwihana tugaca bugufi reba imyaka igera mu 8 urumaze uri iyo ngiyo ugarutse wambaye ipantaro z'ibiraka n'ibirenge hasi kuvuga ngo ngarutse nambaye ibirenge nese we nsanze warageze nimba ari ugusenga reka dufatanye dusenga ariko mbwira ngo aho nari naragiye ngarutse nambaye ibirenge kuvuze nose nta mwana wa ntani inzu y'ubukodere inzu arigiye kungwa ubwo ibyo nibyo urumva ibyo bintu ari byo reka dusenge tugandukire imana twegere imana sibyo reka twihane tumara kwihana ahari imana yatugirira neza imana ngize ivuga ko izatugirira neza ubwo ngize imana ukaba ugarutse amahoro reka twihane kandi tubwize ukuri imana ubu ni ibintu dukomanduza ko twari tugiye gusenga ubu ni genda umwekane injira umukozi w'imana Yasashimwe. yasahimbaza muraho neza Yasashimwe. yasahimbaza Yasashimwe. Muraho. isashimwe Sahimbaza.
rero twari twicaye hano yego murakoze kubera kubyimana umeze neza ariko turashima Imana nawe mwari mukomeye turakomeye dushima Imana gusa ntabwo byoroshye uyu mwaka sinzi ukuntu wagendeye umwana wanjye yararwaye andwaye indwara zidasobanutse yewe nabuze n'ibyo mvuga ibyo byose rero bishobora no kwiringira Uwiteka kuko Imana iri mu ruhande rwacu nta bwoba kuko ibizi neza inzira tugomba kunyuramo kandi ikadushoboza kwihangana ntacyo twakora kuko tuba twagerageje nk'abana b'abantu ariko aho imbaraga z'abana b'abantu zirangire niho Imana zitangirira ni ugushyira imbaraga mu tugasenga Imana tukareba ko tugirira neza kumva mu kwizera ndavuga ngo Imana iriho ntikiriho yarapfuye bikanyobera ndeba nzi ko umugabo by'ubura azaza nkura muri iyi nzu y'ibyondo ndeba uko agarutse biva mu gakiza komera ibi ni ibihamya mu minsi iri imbere uzaba uvuga ubuhamya neza indwara yarwaye narayiyobewe shari watuje tuza sibyo Imana twiringiye muri Imana iri mu ruhande rwawe sibyo mureka twegereze Imana uri murarira bigakunda giye ubona mureka twegereze Imana nikomeje twegereze Imana kandi Imana ishoboye byose ntarya kinanira cyangwa no kuyizera no kuyiringira sanze ni mu bubiri umugabo yewe twihane mureke dusenge Imana nta kidakinanira kandi nizeye yuko iri gukora itangaza muri uru rugo kwizera kurarema mwaguruka dusenge Mana uri Imana ihambaye Uwiteka mwami Uwiteka Mana igira neza niwe wabasha kubona tuje imbere y'aka kanya Yesu wingirira neza tubane kugushimira neza yawe ujye udukorera Imana naho nyine w'Imana ndakubaje data wo mu ijuru ukabaho uracyariho haleluya yajyanira gushimanya amen kandi duciye bugufi imbere yawe yego umwami data mwiza ninjiye muri gare yawe n'ijoro wagiye amen amen oh Dieu Seigneur tubabarira ibyaha byacu tubabarira twifashe nabi tubabarira twagenze nabi yewe Uwiteka dore twuzuye amaganya n'agahinda ariko hari ibyiza twaba twaragukoreye hari imirimo twaba twaragukoreye ukayitwibukiraho Dieu Seigneur oui papa Dieu Seigneur Dieu ndakumva papa ndakumva papa ndakumva yego haleluya Imana ije kutugirira neza n'umuntu uko Imana ivuganye nanjye Dieu Seigneur oui ndahari uraho Yesu ndagushimye kandi Imana ndagushimye kuri Imana ihumuriza imitima yacu ndagushimye ko wongeye kutunezeza kandi Yesu we ndaguhimbaje ndagushimye data nyingabo kongeye kunezeza imitima yacu kongeye kumbwira kongeye kunsanga kongeye kunzanira umugabo waragiye nge nyuma y'imyaka 7 akaba yarageze hano amahoro turagushimye tukuramburiye amaboko turakwizera mu izina rya Yesu amen
ahari Imana hari ikiri bukore. ntabwo Imana ijya ibeshya. Kozi murakoze cyane. Imana irakora. Umva ngaruye ibyiringiro. Kandi abizi neza umwana wanjye rwose numvaga uri gusenga, numvaga hari ikintu Imana ikoze. Irakora. Numvaga rwose umwana wa umva ahubwo Imana ikumbera umugisha. Yego nawe. Murakoze cyane. Imana igumugisha. Burya Imana ijya ikunda umuntu wishimira no mu mubabaro. Iyo wishimye ukikomeza mu mubabaro, burya niho Imana iza gutabara. Ijambo ry'Imana rijya ritubwira ngo Imana kuko yakunze abari mu isi, Yego. byatumye itanga umwana wayo ikinege kugira ngo uyizera wese atarimbuka. Haleluya. Amina. Iryo jambo ryari rinkomeza. Amen. Iryo jambo iyo ryibutse numva ko nta kinanira Imana kuko iradukunda. Imana igumugisha. Nje hano nari nabipanze ariko nyuze hariya kumana ko nigendera aganira mu masengesho numvaga ngiye mu rugo naniwe ahantu nari mvuye ndavuga nti ko wanyuma hariya umuvandimwe wanjye nkareba uko bimeze. Ndagushimiye Kuko cyane. Imana ishimwe kuko hari ikikoze kandi mu minsi mike murabona ibintu bigenze neza. Imana igumugisha. Uzagaruka. Rero ntabwo ndi butinde, Atubyizere. ntabwo ndi butinde, nagira ngo nerekeze ko turasenze kandi Imana iradutabare itugire neza kandi mugire kwizera niko kurema. Ndagushimiye umukozi w'Imana, nagira ngo nkwereke n'umutware wanjye. Abantu benshi bazi ko ntagira umugabo nyuma y'imyaka igera muri 7, ariko ndashima Imana bwagatse amahoro. Nagize Imana neza yigize ikintu byari yagisohoza. bikomeye kwa gusenga kwawe Yego. kwa mu butayu ka gashyamba Imana y'umwijuru yatwubaha. Yagarutse amahoro rero uri muzima. Ukuri kitakoze kugeza imbere. Ko bari kuguhamagara none me ubuse kwa satani reba ari agasaraba ako buretse akagatushe urebe telefone igaragara wasanga tugiye gukira. Reba imbe atari yo muri Amerika niyo kwa satani kimwe muri ibi bitabo Yo atari muri neti simbona. Ndabifata gutera ina. isako kubera wati Ege ibinyabazungu kubifata namenyereye yanjye. None se ubundi wowe nakubwiye wese bagifata gusa. wanayinguriye utazi no kuyikoresha. Alo. Ni wepe karisiti wanyawe. Ngo? Urashaka ngamafaranga? Amafaranga? Nayacu Amafaranga eri muri mobile money. kira none usasa. Ntacyo nabyo ndimo mbwira nta kibazo. Irimo nukuri. Yewe we nta kibazo reka mbe. Bagikupa yagiye. None se amafaranga ngagiye kohereza? Amafaranga. Tugiye gukira Imana ishimwe rwose. Ugiye gukira ko neza uswe nimero yongeye. Ya nimero yongeye. Nimero numvishe ubwo umuntu. Urasa muturanye n'imbi. Karisiti niwe washakaga? Ni umuturanyi wanjye. Ngo uragira ngo murangire aho atora amafaranga. Ntagashyira yacu se. Baba ni umuturanyi wanjye. Ndaje ako reka nume madamu. Amafaranga turayahombye. Ntabwo ari amafaranga n'aya karisiti nuzi ko arwaje umwana. Ni inshuti yacu ariko amafaranga arakwiye kuba. Akira mvugisha. Yego. Shaka ndera. Wa muturanyi wacu. Njya numva kuvuga ngo uba muri Amerika uri mubyara we.
muri Amerika twari tugiye gukina none birangishije amahirwe yego kanze mbabwireye nuko tubuze amafaranga ngiye kuhagerayo buretse iyo wabaha umuntu wabamagaye mbere mubyara wanyu byara wacu sawa ngaho mbere yo muri Amerika mwafite mubyara wanyu Amerika zaririnze twicara aha ngaha twabuze nayo kuvuza umwana ubwo nawe wankurikiye aro 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 amafaranga umva ibintu umva ibyo bintu mwite bari kumusobanurira none umwana wanjye tuza kubonye amafaranga nawe ugamo baba we igisubizo cyawe ngaho se nimero ya kote girebe iyo umuntu abonye amafaranga nimero ya kote ni yayindi uzi nari mfite nkiri umukire yayindi nuko imana igira neza pe sheri turongeye turake imana igira neza nukuri kw'Imana imana igira neza imana ndagushimiye pe ndagushimiye urakoze kunyibuka n'izina ry'Imana abonye gusenga ntacyo nabona nakwitura twasenze make yewe uyu muturanyi rero duturanye nta kibazo kiwe pe arakoze rwose kumurana nta kibazo reka nguhe madama gusuhuza ibyo ukoze birahagije pe telefone si dukubite gake miliyoni vuga neza ko uwo muntu atagenda atababwira azayashyira namubwiye kote namubwiye yureka twaguma muri kitanga tukagenda tuvugana matangaho murakoze miliyoni noneho muratwirukanye oya ntabwo nagaruka cyangwa tuvugana sawa nyine uko njye bimaze baba we uko bankubise amafaranga wakiriye telefone reka nkubwire ni mubyara wanjye uba muri Amerika urumva arambwiye ati rero jyewe ubu narakize mfite za rukurana zitagira umubare akose nkiga amatwi maze nkora simbwa wo umwaka wa mbere umwaka wa kabiri ukabura n'udukweto two kwambara mu birenge ukaza wambaye kamambere ngo utegereje amafaranga reba binyoteri wambaye ngo utegereje amafaranga yo muri Amerika ariko mana bayampaye kuko mana imana senze mu butayu imana senze ahubwo se ngiye gusa umwana wanjye yararembye sinzi uburwayi arwaye tuza buri muri urakinakiri wanzenze ngo ubonye amafaranga muri Amerika amafaranga yaje byose birakemuka ariko buri umuntu wo gufata amafaranga avuye muri Amerika kandi tugiye kujya kuyatora mu kanya baraje bongere baduhamagara turajyana reka nkubwire ndabizi koko ndabizi sinzi ubwo Imana yakunzaniye ndagira ngo nkubaze nta n'igikoroto cy'ijana byibuze reba fiyete ahagaramye hariya igikoroto si ubundi reka tuze tujye gutora amafaranga byose birakemuka tuzi ariko buritse ibintu by'umweru bashyizemo hano aya ni amakaro ubu turacyari umutungo reka nkubwire niba ari interineti nandi kureba nta makaro reba neza ngo warakize reba do ariko se turinjira ngo tubara ariko ni kwa mushuti wacu baracyabara ahantu tutakomanga twisanzuye bagiye mu kazi bose ikintu se ni kiravuga ari iki si cyo mva ko yagenze wowe nabuze ukomanga salamu mafisi
kare waje n'ukuri kw'Imana wabaye umwumi n'abasore bagiye abakobwa yabaye baza inzobe ye papa kwikomera kobera rero nino iyi ni karibu aha yazanye n'amatama ako warebye amataye ufite na nyashi ni karibu kunyashi yego yego ni karibu mama fiye sinabwo amenye ko naje ya nshuti yawe ya kera neza uraho eko njye kumobera neza ego yesu wahabona umaze kunyibagirwa kigali ni uko yaguhinduye se ariko se madame wafata inzu y'amakaro mukaherezamo inkweto nk'abajya muri wese amagi cyane se ni ndebera nkuriya kabisa haguruka ko umugabo wanjye ndi kubona ntacyo atwaye reba inkweto yambaye uzi ko ziriya zavuye hanze ko se nk'urugo buri ndubakinguriye ko umva musubire mu byo kuri izo yesu we umaze kutwibagirwa bigeze aho ndabinginze mukuremo izi nkweto mujye kuramo izi nkweto ntabwo nabyizera ko ari wowe ako nta no kudusuhuza ntabwo ndabyakira ya nshuti yawe nyibuka ndakubwiye mukuremo izo nkweto fata ibikweto byo ndeba nk'izi ntoki kabisa dore izi ntoki mumvire mu nzu mugende si we niba mudashaka kugera mukuremo inkweto mubone kwinjira hano najyaga numva abadutuzanye bambwira ati Wowe wa mudamu arasize nta ujumba, gitwaro rega. winjira mu nzu none kuko niko bigenze ndavuze ngo mujye kuramo izi nkweto izi nkweto aya ni amakakama mujye y'ibijumba kuramo hari ziriya nkweto ntabwo nabyizera ko ari wowe pe ariko se uyu mwana agiye ndi kubona ari mu mafete cyangwa fiyete reba neza yenda nanjye nawe mbese ntabwo nabyizera urabona ari se mada tuva ntabwo nabyizera banza arwaye dora dora fata sohoka genda musohoke mugere mu nzu vuba sohoka ariko se bwira vuba reba imbere murebe imbere nanga amabandi nkahura nayo mugende kare se burya waje ndebe n'umugore wawe sohoka makuru amakuru twari ndisorera turacyari umuntu muzima nshuti yanjye bimeze bite komera komera cyane muraho muraho sheri bitese reka mbona warakaye abantu babandi bavuga ngo ngewe ubu ngubu ko ntabazi mu muryango wawe izi ni inshuti zanjye iki inshuti zawe ariko zikaza niba dodo inkweto zanjye baziheranye yewe ga yewe bakiye ndebera ndebera tuza aba ngaba bari mu bamwe ariko mada uzi ko wibagirwa vuba hafi ari kure urandura nawe urandura sheri no no please aba bari muri bamwe batumye tugera kuri tuza marareka mbabwire tuza ibindi ntabwo turabiganiraho nabyemera mu nzu yacu ariko reka mubaze inzu yanyu telefone twasiye inzu ahubwo twaka n'abagure n'ibishyashya twaka n'abagure n'ibishyashya kubera iki aba twaka baguriye n'imyenda mishyashya mwinjire mwinjire ko ngo binjira mu nzu koko kuko si ibintu uri gukora karibu karibu umugore wawe ugiye yari kujya abasazi kandi wamugurira ko yubawe n'umugabo aracyafite umutima muzima icara 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 icyo afite n'ubwoba bwo kwicara icara ariko dore ntukagire ubwoba kuko yaracyafite umutima sheri tuza muzima tuza oya ntabwo nabyo tuza tuganire ngamubwiye ako gasuzuguro ntabwo nakemera ntabwo wakemera pe kuko si koko ubu ugiye kujya usuzuguza abantu koko ubu ntabwo reba reba muvandi waguze na moto iki kintu nicyo bambara watwibagiwe nicyo bambara batwara moto nibona bana hari aho se waza muri bigenda muri tiyatere nazi mba nkubwire ubona ukuntu ushujuguje aba bantu gusuzuguje gute nubona izi nkweto zinuka zidaheruka n'amazi na rimwe ukazizana muri ibi harya wowe zivuyemo zisa zite nyine zivuyemo zisa zite nubona ukuntu ushujuguje bano bantu ndebera harimo n'abasazi iby'uru rugo sinanabishobora sawa umva sibuka umva mutuze turaza kuganira tuza wowe aratuza nawe ntukirane kuri uyu uzajya ukora abantu nimba ari gushyira amakuru ntabyo nshaka uburyo nabyo bagize inshuti zanjye umbaze we ni mutuze tuza wagisazi ejo bundi unkubita kuri aya mafaranga wabonye icyo yabyaye ahubwo ndashaka buryo ki nabakorera agasiripurize kuko mwadukoreye ibintu byiza sibyo tuza ndashaka uburyo ki mukora agasiripurize urumva
kongera mu buzima bwanyu tazatwibagira kurama imwihorere biragira ahubwo inshuti ubundi umugore yabaye ikiburiye ngiye kubaha 300 ibyo narabivuye kuri ya telefone ngo 300 genda ushingire madamu gatatu n'amazera ngahe eh gatatu n'amazera ngahe wimbaza amazera n'icyo uko ngiye kubaha amafaranga 300 ngiye kubaha amafaranga mugende mwikure mu bukene kizi cyo natwe mu minsi n'ebe dufite kadasiteri sibyo dusigaye dufite amafaranga 300 ntabwo bibaka amatatuze tugiye kurya neza wowe burya kubaha amafaranga bambwiye ko mfite inkweto zinuka ngo zashaje uburyo guhera ku nkweto izi nkweto ntacyo ntese ko nyana kwishisha neze nagaruka tuza aya mafaranga azabagira umumaro tuzongere guhura ngo munyereka ikintu mwagezeho sibyo ngaya ni 300 turi kumvikana nshuti yanjye ubu ntajya kwanywera ne urajya kuyanywera tu oya ntawe reba ifemba ryawe yabika bika arayanywereye we naho ubundi sheri wanjye ntabwo nywa inzoga uhise uyereka yewe uhise uyiva ishwana se tukiri hano tuze mwumva uko ndi kubabwira sibyo tuze sheri wanjye twongera gusakuza hano urumva sheri wanjye buriya araza gutuza urumva turaza kuganira none se mbabazi ntago agisenga ntago agisenga n'umunyamasengesho ahubwo rya Yesu uriya arasenga numiwe ntago ndi kubyizeza ko ari mu mafiyete mwebwe mutuze biriya birarangira urabyibuka umukobwa warwaye akavuga ngo aje kugutira telefoni mba nimba ari nka biriya pe ntago nkeneye gukira tubone yaje yiyorobetse asigaye yambara ateze neza reka nkubwire cyakora umudamu wawe yambara neza utangiye gushima umugore w'abandi abonye na telefone tugiye twaraguze basigaye bakoramo gutya ukubibona koramo bikagenda bikijyana oho kigura ngahe reka ni menshi cyane 200 koramo gutya bikijyana gutya oya ubwo utangiye kuyapangira ngo 300 bagore ngo oya byibagirwa hasoni aro ndaje hari abashyitsi ngiye gusezera ndaje ndakubwira mu kanya nshuti yanjye uradutwara kuri iki nta kibazo tugende mbaye ifuti mbageza aho ruguru baba we nuko ubwo nyine umugore mudusezerere sibyo tugende ndabasezerera hano na fiyete nyine tuzagaruka ubukwe bwanyu bubu murakoze cyakora cyo reka mbabwire ntacyo basi umutima wo kugafite azawuhorane oya bibirase biriya biragira aba hano muraho yemwe aba hano ese ko ndi kukureba kutankingurira ntabwo uri kunyumva yewe wowe kutari kunkingurira yemwe aba hano nyogokuru maze iminsi mfite ibicuro abanza uyu munsi ni ukuri birashira pe birashira nyogokuru ni hafi kunywa inzoga rwanda uzi ko byavugushyige yabaye agakumi keza rero mwana wanjye nakuzaniye nabonye ko ndutugwari urakoze cyane nyogokuru ujye kutsa akagwari mwana gahandi wanjye karibu umuntu murakoze mama wabonye nyogokuru ubuze nyogokuru yaje inde nyogokuru sinagushatse kare nkuremo n'izi nkweto ngo nde ubona nyogokuru se gusa mana yanjye nyogokuru ni karibu
Ako se fiye wabaye ute? dore yanzaniye n'ibigori maze Mana nyagasani. Wabaye ute wa mwana nza kugenza gute? Subira inyuma mukecuru, subira ariko inyuma. baharage gutya mwabaye Mana nyagasani. Subira inyuma. nabo Subira mu nzu mukinyi n'ibikweto dore ibiboda boda dore ibiki. Subira inyuma mukecuru. none se wowe simbona wazambaye inkweto umva mama reka nyogokuru aruhuke Subiza inyuma mwana kusi. Fiye usiga urananiye. sinarakunaniye nyogokuru Subiza inyuma. muri Kigali mwabaye muti nawe rwose Fiye ngukubite. Subiza inyuma ariko mukecuru. nyogokuru Genda umukuremo ibi bikweto, umukarabye dore ibi biheri ibi. ibiheri Ufate muri yanzu y'abazamara ujye kumwogereza. ego mama Subiza inyuma vuba mwareka vuba. nkabanza nkaruhuka reka ruhuke gatoya nyogokuru Fiyete waje kubyumvira. gatoya nyogokuru Subiza inyuma mukecuru. Genda gukaraba. Nana yanjye. mama nawe urakabije none ubwo se Wagiye wumva ko ariko se ubu ndumvira ndedeke ndeko Genda ukubura. mwabayeho ko baricaye nyogokuru uretse wowe reka wicara kandi tuza gituma ngiye ngukubita. rero uko mama oya nyogokuru noneho Hutishe. Genda urebe icyangwe, urebe cyangwa na sitoro ya Ubwo se byose. mama reka se wowe gusha umubyeyi Ndavuze gusubizayo vuba vuba. mwana wa nyoko ni gutya Ihute. Bakuba imyaka bakuba byose bakuba. umukecuru aruhuka niba kwihangane gato ntuzanire agatebe Ariko se mana. reka banza Kubyara kumeze gute ko? Uyu mwana uko atakinyumva nzabigenza ute? iyi sima niba kubanza uyu n'akagongo hano basi Aho ku muryango hirya aho ngaho. Umuhindurire inkweto. ariko rero mama nawe rwose urakabije nuko urakabije Usigaye usuzugura umunsi umwe gusa ubu ngubu koko nyogokuru ni umuntu utazi Ukoze ni ibintu byose no mu nzu. Reba ziriya nkweto. Bimwe tujugunya hano. nyogokuru nyine yaje nimba ubona kuko afite Ariko tugomba kuza tukamusukura. Bivuze se ko agomba kuza mujya muri ntuza. yewe muramusukura ariko umubyeyi abanza aruhuka ariko umubyeyi aba aruhuka Fie. akuse mama Fiyete. ariko se ubona inge muri gutonganya data nyogo kwihangana Umisha aho ngaho. Anga none njyewe. nyogokuru kwanzaniye ibigori biryoshye mwana wanjye nuko ari ubusaza mba nakuzaniye twinshi nyogokuru uzaza kudusura mbidike Sofia urimo uravugana nande? na nyogokuru Inde? kagongo akoze urugendo rurerure ukumva amaguru ari gutunikara Ariko se kambabazi. mugongo Umukecuru cyari hano? kwihangana nyogokuru Umva umukecuru cyari hano? ahubwo mucakiye aho kuryama abana bamwe bamukoze nuko Kuva cya gihe umukecuru cyari hano? nose nyine wagira ngo ajye yaje kudusura Ako se Fiyete ko ndeba unaniye wa mwana we. se mama unanije Ubundi iyo umwana atumva umubyeyi aba afite ikibazo. nuzi we si umubyeyi Wabyumvishije? Iyo umwana atumva umubyeyi afite ikibazo. ahubwo mama ndarara na nyogokuru arara nshira nini Murarana hehe? mwana wanjye Usanzwe urana nande? nyogokuru ahubwo tujye kuryama Haguruka mukecuru. Haguruka. Kuko dukeneye kuruhuka. ikize Haguruka. nese nyine Bagushakira urara hariya. Ibiti byanyu ko mwatisha akaduhaye hano. Haguruka. ugiye kunyereka aho mba ndaryamye Mama. mwana Haguruka ubore. kagakonika Byagenze bite? akagongo Hagarara neza. papa uzi nyogokuru ibigori yanzaniye uraho mwana wa Uraho neza. Ubwo se ni amata yazanye n'iki? gira amashi mwana wanjye uraho mwana wa Kamurebe mu maso. Umeze ute? sema kuki imvura kandi Muraho neza. Ngaho yicaye. Ngwino wicara ahantu heza. Ariko si wewe uramujyana he yarasohotse. Tampuri. Have uramujyana he umukecuru. impande yego rata papa Ariko si uyu mugabo wawe. Ubundi usigaye ufite ubwenge. Reka mubaze usigaye ufite ubwenge. Kitumva se ni. Gasopo. Usigashaka no kunkubita. Gasopo. Nguhaye gasopo. Uburyo umuntu yaza akinjira mu Nakubwiye ngo nguhaye gasopo. Wewe bite byawe. Ariko ubundi wikanze iki? ariko size intonganya zose Reka mubaze. nuko naje byagenze bite? kuko mwana wa ari kwanga ko nyogokuru ajya kuryama ngo arasa nawe ngo ntabwo Aho wararaga araharara. arara he. Aho wararaga ndavuze ngo waraharara. Ako si undi usigaye. Urukumvikana. Wowe usigaye witwara.
ako ku buryo umuntu yaza nyine nkubaze wowe witwara ute njye nta burenganzira afite mu rugo rwanjye ese iyo umuntu akiza yirengagiza wowe iki yabanza wumve iyo umuntu none se umugore n'umugabo se wowe ejo bundi wari umeze zira nkweto yambaye ejo bundi no wari uzambaye umva aho wajyaga baragusohoraga se nzabishira wawe ibyo byose hari ikintu utazi ntacyo reka uburenganzira bw'umugore buragomba guharanirwa ugomba kumva icyo mvuga nanjye ku buryo umuntu atamukosora ngo amufate neza nyine namubwiraga nyine ku neza ngo ajye gukaraba abona ryari usohore kuri baragukumbuye musoya nk'iki we ntiwanamwoza mbese musoya nka puberi nyine we ntiwanamwoza oya mwana we ntiwanamwoza zanjye zikaragirwa nande ushatse kuvuga iki we ntiwanamwoza urafashe urajugunye kuri mama ntabwo jugunye banza unyumve neza nagombaga kumubwira akajya gukaraba akajya gukora iki ubundi se kuki utamubwira ngo agire isuku ubundi se kuki utamubwira ngo agire isuku ariko wikanze bibe n'ubwa mbere n'ubwa nyuma niko bahora niko bana niko mubona ngubu none se mama ibi ni ibiki ejo bundi haje inshuti zanjye yarasohoye arajugunya hanze none nawe nagize ngo ni abandi sohoka mana we umugore asigaye antera stress pe izina ry'Imana kanze ngucyure none ntitwasezera nze ngendukiye ntuzanangaruke mu maso dore mu byo ujijije mama nibi birimo sizi inkweto mujijije ntabwo arizo uvuyemo ejo bundi akira kusubiye umugabo we yabaye iki asike ngibyo imyenda yawe ndayiguhaye taha genda mva mu maso nukenera guca bugufi uzaze tuzavugana nibikunaniye soka sibyo iyo mukize nuko mwirata uzundi ubu ngubu urabona ko basise ko nta n'akamambiri unza nta kintu twavugana agenda fiyete na nyogokuru mwinjire mu nzu karibu twara nyogokuru neza we nabishaka azazisaba sibyo hano ukoze guca bugufi injira mama umugabo wawe injira bababariye mama nawe azaza asaba imbabazi natahe nagenda umugabo koko aranyirukanye n'ahantu twari tugeze yaba ibikweto nziza ibintu bimeze nk'ibyo mu kimoteri ariko se reka ndebe ko harimo ikarita n'ibindi byose najya hehe nabigenzana hano yanjye abantu bose nihenuyeho hano we undi sura nzaca he nzabira he gusa ahubwo ndarara he muri iryo joro reka ndebe ikarita umugabo wahindutse wabaye nk'ivura hano yanjye noneho juri isi abaruwe noneho isi nyikaragiyeho mana yanjye isi nyikaragiyeho ndabigenzane abantu bose nisuzume abantu bose mana yanjye ndazaca nuko kusubiye mu gice cy'ingunguru kuko nsuye muri bwa buzima nanyuzemo iyo menya sinitware gutya